Uraho neza, nishimiye kubona ubutumwa bwawe, nishimiye kandi ko wafashe umwanya wo kwicara ugashyira ku rupapuro ibyo wari umaze igihe wibitsemo. Si ibintu biba byoroshye kwemera amakosa, gusubiza amaso inyuma no kwemera ko hari aho umuntu yatsikiye. Ibyo wakoze bisaba ubutwari kandi sinabyirengagiza na gato. Ibaruwa yawe nayisomye nitonze cyane, nyisoma neza ijambo ku rindi nta na rimwe nsimbutse. Nayisomye inshuro zirenze imwe kuko nagendaga nyisubiramo buri uko nabaga ndangije kuyisoma. Igihe nabaga ndi kuyisoma sinumvaga ari amagambo gusa, ahubwo nageragezaga no kumva amarangamutima wabyandikanye. Na n'uyu munsi ndacyayisoma kandi nzayibikaho imvura itagera. Ndifuza ko ubanza kumenya ko amagambo yawe ari mu ibaruwa wanyandikiye nayakiriye neza. Sinigeze mfata ibaruwa yawe nk'ubutumwa bw'umuntu wikunda uba ushaka guharanira kugera ku nyungu ze gusa, ahubwo nayifashe nk'iy'umuntu wamenye igihombo cy'ibyabaye akabasha kubisobanukirwa mbere yo kubisobanurira abandi. Hari ahantu nageze ndi kuyisoma nkunda ko wabyanditsemo, wabivuze neza. Hari amagambo umuntu aba agomba kuvuga niyo yaba yaratinze kuyavuga, ariko nanone nkeneye kukubwiza ukuri kwanjye, kandi ubu ndumva nisanzuye bihagije ku buryo ndakubwira ukuri gukwiriye nubwo kugoye kukwakira. Ni ukuri kutarimo kugushinja cyangwa kugukomeretsa. Nubwo ibaruwa yawe yuzuyemo kwicuza, gusobanukirwa ibyabaye n'icyizere cyo guhinduka, hari ukuri ntashobora guhindura, kandi uko kuri niko iyi baruwa yanjye ishingiyeho. Igihe wagendaga si uko umutima wanjye wahise utoza, si uko nahise mpinduka nkaho ntacyo twigeze duhuriraho ngo nkwibagirwe nkaho ntigeze nkumenya, ngo amateka yacu nyafate nkaho atabaye. Icyemezo cyo kugenda cyari gikomeye, cyari nk'urugamba rw'igihe kirekire narwanaga mu mutima, kandi na n'ubu ndacyarurwana kuko sindakwibagirwa bya burundu. Muri iyo minsi amarira menshi nayarize nijoro ku buryo nibagiwe ko no gusinzira bibaho, kugera ubwo amaso yatukuye akamera nk'ibishirira. Namaze iminsi kurya byarananiye ndananuka, buri wese arabibona. Nagiye ndwana iyo ntambara njyenyine mu gihe kirekire kuko natakiraga wese ntiyantegaga amatwi inshuro zirenze imwe. Nize kubana n'agahinda bidasabye gusobanura buri kintu cyose kiri kumbaho cyangwa icyo ndi gutekereza. Nize kwiyakira mu buryo nagombaga kubikoramo. Kugenda kwanjye kwari uguhitamo kubaho ntari mu bubabare buhoraho, si uguhunga inshingano cyangwa kwanga urukundo. Icyo nshaka kumenya ni uko nubwo wumva neza amakosa wakoze, nubwo ubasha kuyavugaho neza no kuyashyira mu magambo meza, hari ibikomere byabayeho mu gihe cyashize bitari byoroshye gukira. Hari amagambo yavuzwe, hari imyitwarire nagize ndetse n'ibindi byinshi byangiritse kubera guhagarika urukundo rwanjye nawe, ku buryo ntekereza ko nta magambo wavuga ngo asa n'ibyo byose byangiritse. Kuva mu rukundo byabanje gutuma ntekereza ko nzinutswe burundu. Byansabye igihe kirekire ngo nongere kwiyumvamo urukundo. Ubu ngiye kukubwiza ukuri gukomeye, sinshobora kwemera ko dusubirana. Si uko ntumvise amagambo yawe, si uko ntizeye iby'impinduka nziza uvuga, kandi si uko nkwanga cyangwa ko nkwirengagije, ahubwo ni uko hari aho umutima wanjye wamaze kugera mu byo kwakira ibyabayeho, ukamenya ko hari ibihe bikomeye wanyuzemo ku buryo gusubira inyuma bitaba ari igikorwa cyiza kuri njye no ku mutima wanjye, kandi nticyaba kigaragaza ugukura, ahubwo byaba ari ugutesha agaciro imbaraga nakoresheje nikura mu bubabare wanteye. Mu gihe cyashize nabonye ko nkeneye kubaka ubuzima bwanjye nshingiye ku mahame mashya nishyiriyeho nyuma yo gutandukana nawe, ku kwigirira icyizere no ku kwimenya kurushaho. Nize ko urukundo rutagomba gutuma umuntu yiyibagirwa cyangwa ngo yihanganire ikintu icyo ari cyo cyose kimubabaza mu izina ryo gukunda. Nize ko umuntu akwiriye kumva ko ari umwizerwa, ko yubashywe, ko hari umuntu umutegereje, kandi niga ko umuntu akwiriye kuba ategwa amatwi atiriwe abisaba inshuro nyinshi. Ibyo nabyize nyuma yo kuva mu rukundo, nyuma yo kuva mu byatubayeho, si mbere tukiri kumwe.
Hari n'ikindi kintu ngomba kukubwizaho ukuri nubwo gishobora kugukomeretsa. Ubuzima bwanjye ntibwahagaze nyuma yo kuva mu rukundo rwaduhuzaga. Mu rugendo rwo kwiyakira no kwiyubaka, nahuye n'undi muntu waje mu buzima bwanjye atari mu gihirahiro, atari mu kwibaza niba agomba kuguma mu buzima bwanjye cyangwa kugenda akabuvamo. Yaje atuje atuma mwizera kandi twembi turizerana. Sinemeye ko dukundana kugira ngo akunyibagize, ahubwo yaje mu buzima bwanjye mu gihe nari maze gusobanukirwa icyo nshaka n'icyo ntifuza. Yaje nzi ubuzima nakwiriye kongera kunyuramo. Uyu munsi umutima wanjye uri ahandi, kandi kuba inyangamugayo bisaba ko mbivuga uko biri. Nubwo waba warahindutse koko, nubwo waba witeguye kuba undi muntu mushya, hari amateka batagomba gusubirwamo kuko aba yarigishije umuntu amasomo akomeye. Ayo masomo nize si ay'uko tugomba gusubirana, ahubwo ni ay'uko tugomba kubaho neza buri wese mu nzira ye atiziritse ku byamukomerekeje. Ndashaka ko wumva neza ko kuguhakana gusubirana nawe bitari uguhakana bisanzwe. Si uguhakana agaciro kawe cyangwa guhakana urukundo twigeze gukundana. Ibyo byarabaye kandi byagize umwanya wabyo, ariko siko ibintu byose byabayeho biba byaragenewe gukomeza kubaho iteka. Hari ibiba bikarangira, bigasiga amasomo, bikatwigisha, bikatwubaka, hanyuma tukabikomezanya mu mutima wacu, ariko ntitubisubiremo mu buzima busanzwe. Nshaka kandi kugushishikariza kutifata nk'umuntu watsinzwe cyangwa wibuze burundu. Ukwicuza kwawe, gusobanukirwa amakosa kwawe n'ubushake bwawe bwo guhinduka ni ibintu bizagufasha mu buzima bwawe, mu wundi mubano no mu kwiyubaka nk'umuntu muzima. Nubwo atari njye uzongera kugendana nawe muri uru rugendo rw'urukundo, hari undi muntu uzabona impinduka zawe akazishimira mu buryo bukwiriye. Nifuza ko wakira iki gisubizo nk'intambwe izakuganisha ku kwiyakira no gukomeza ubuzima bwawe, aho kugifata nk'iherezo ribabaje cyangwa ngo kigutere igikomere gishya. Hari igihe umuntu ageramo akamenya ko nubwo hari amateka yabayeho, hari n'aho aba agomba guhitamo kudasubira, atari ukubera ubugome cyangwa urwango, ahubwo ari ukubera kumva ko aho ibintu byageze bisenyuka bidashobora kongera kubakwa mu buryo bwatuma buri wese agira amahoro. Kutagira amahirwe yo gusubirana n'uwo mwahoze mukundana si ikimenyetso cyo gutsindwa mu rukundo, ahubwo ni ikimenyetso cy'ubushishozi bwo kwemera ko hari aho urugendo rwarangiriye, cyangwa ko buri wese akwiriye guhabwa amahirwe yo gukomeza ubuzima bwe adakomeje kuremererwa n'ibyahise. Nubwo tutazongera kuba abakunzi, sinifuza ko twaba abantu bafitanye inzika, birengagizanya cyangwa barebana nabi nk'aho ibyabaye byose byari bibi gusa. Ahubwo nifuza ko igihe nikigera tuzageraho tukabasha kubana nk'abantu basangiye amateka atazibagirana, ariko tukabana buri wese yubaha ubuzima undi arimo, tukabana mu mahoro nk'inshuti zikomeye. Nifuza ko twazagera mu gihe cyo kwifurizanya ibyiza, tutitaye ku marangamutima y'ibyashize, tukaba inshuti zisanzwe zidafite umutwaro w'ibikomere, kwicuza cyangwa ibibazo byabayeho. Ibyo si ibintu byabaho aka kanya, ndabizi ko bizasaba igihe gihagije cyo kwiyakira no kwemera ko hari ibyakomerekeje imitima yacu twembi. Kuri njye, iyo ni intego mbona ko yaba ari nziza kandi yubaka. Ndagushimira byimazeyo ko wafashe umwanya ukanyandikira. Ndagushimira ko wagize ubutwari bwo kwisuzuma, ugatekereza ku byabaye no kwemera ko hari aho wibeshye. Ndagushimira kandi uko amagambo yawe agaragaza ko ubaha amarangamutima yanjye. Ibyo byose ni intambwe igaragaza gukura no kwifuza guhinduka. Icyo ngusabye nacyo gikomeye kandi cy'ingenzi ni ukubaha igisubizo cyanjye uko kimeze, nk'uko nanjye nubashye inzira wahisemo yo kwicuza no kwiyubaka, nubwo inzira zacu kuri ubu zitandukanye. Hari impamvu nyinshi zitumye ntashobora kwemera gusubirana nawe. Zimwe zishingiye ku byabaye mu gihe cyashize, izindi zishingiye ku byo nagezeho uyu munsi mu mitekerereze yanjye, mu buzima bwanjye no mu byemezo nafashe. Nagezeho nsobanukirwa ko
hari ibyangiritse bitashobora gusubira uko byari bimeze mbere, nubwo nakubabarira nkaguha imbabazi. Si uko imbabazi ntaziguhaye kandi si uko kuziguha bidafite agaciro, ahubwo ni uko imbabazi ubwazo zitajya zisubiza ibintu byose uko byari bimeze mbere. Ikindi kandi nubwo ubuzima bwakomeje, nanjye ndacyari mu rugendo rwo kwiyubaka, ndetse mu buzima bwanjye hari indi nzira nahisemo kunyuramo, irimo no kuba hari undi muntu nagize mu buzima bwanjye, umuntu numva ko wampa ituze, akampa icyizere n'icyerekezo gishya ntifuza gusenya. Icyemezo cyo kudasubirana kwacu ntigishingiye ku kwanga cyangwa ku gusuzugura ibyiza twigeze gusangira. Ibyo byiza birahari kandi nzabigumana nk'igice cy'amateka yanjye, nk'amasomo yanyigishije gukura no gusobanukirwa neza icyo nshaka n'icyo nifuza mu rukundo. Ariko ejo hazaza hanjye nahisemo mu bundi buryo, mu buryo numva buzamfasha kubaho mu mahoro no mu kuri kw'amarangamutima yanjye. Nzahora nkwifuriza amahoro, gukura mu bitekerezo, mu iterambere no kugira intsinzi mu buzima bwawe. Nkwifurije kuzabona urukundo ruzagushyigikira, rukakubaha, rukagufasha kuba ukwiriye kuba we, aho kugusubiza mu byagukomerekeje. Nizera ko igihe nikigera nawe uzagera ukiyakira byimazeyo, ukabona ko iki gisubizo cyari gikwiriye, ukabona umukunzi uzatuma ubona ko kudasubirana nanjye bitari igihombo, ko ahubwo ari amahirwe wagize yo kugira indi ntangiriro itandukanye. Mbaye ngushimiye kubw'ubutwari wagize bwo kunyandikira no kuvuga ibiri ku mutima wawe. Nkwifurije urugendo rwiza rwo kwiyakira, kwiyubaka no gukomeza ubuzima bwawe utikoreye umutwaro utagikenewe. Uwo mwahoze mukundana kuri ubu wahisemo kukwifuriza ibyiza n'amahoro aho gusubirana nawe.